Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe kandi nakuzwe. Tunejejwe n'Imana mu mitima kuba twaramutse turi amahoro duhumeka. Hari korali y'Abadiventiste yaririmbye ngo wowe ugihumeka, ngo shimira Imana kuko yongereye iminsi yo kubaho kwawe. Iyo ni impano y'ubuzima Imana igutije, amaguru arakora, ibirenge birakora. Niba utabifite ugendera mu kagare ushoboye kugenda, uracyabasha kubona, ufite insimburangingo cyangwa ntuzifite ariko uri kumva uhumeka, ni ikimenyetso cy'uko uriho. Shimira Imana, iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Waba wagiye ku kazi ejo hashize ugiye kukajyaho, waba utagafite ariko ukaba ufite uburyo butandukanye buri kukubeshaho. Ni imirimo y'Imana itangaje. Aho umuririmbyi yaririmbye ngo imirimo y'Imana irahebuje. Ni karibu rero ngo uhaye ikaze mu kiganiro umutsima wa buri munsi, aho tuganira ku ijambo ry'Imana ku nsanganyamatsiko iba yateguye ku cyumweru, kandi tukagenda tuyiganiraho buri munsi. Ukazinduka wiragiza Imana, ukazinduka urya ijambo ry'Imana, ukirirwa ukomeye, ukirirwa ufite imbaraga, ukirirwa ufite amavuta, ukirirwa ufite intege, kuko ridusubiza intege mu bugingo, rikatuyobora inzira yo gukiranuka, rikadutunganya. Ukirirwa ufite intego. Umugabo wumvise ijambo ry'Imana ntata umurongo w'ubuzima. Umugore wumva ijambo ry'Imana ntata umurongo w'ubuzima. Umukobwa ni uko, umusore ni uko, umwana ni uko, umusaza n'umukecuru. Ese wari uzi ko ubutegetsi bwa nyabwo buba mu ijambo ry'Imana? Kumva ijambo ry'Imana, kurisobanukirwa, habamo ubutegetsi. Ukavuga uko ushaka ko ubuzima bwawe bumera. Ugasoma ijambo ry'Imana, ukumva ijambo ry'Imana, ukumva umutsima buri munsi, warangiza ukawushingiraho ukavuga ngo ndategetse uyu munsi bigende bitya, iki cyumweru bigende bitya, Imana igiremo amahoro bivuye mu kumva ijambo ryayo. Haleluya. Imana niguha umugisha kuba udutega amatwi, haba mu gitondo, haba saa sita, haba ku mugoroba. Imana iguhe umugisha. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ntatinze turi kuganiraho ni ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Ese amaraso ya Yesu Kristo atumariye iki? Ejo twabiganiyeho tubitangira tuvuga ko umurimbuzi atajya yica abantu bariho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi naguteguriye insanganyamatsiko iryoshye ivuga ngo ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo ni ibanga ryo kubaho kabiri. Ndasubiramo, ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo ni ibanga ryo kubaho kabiri. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ariko ndatangira ngusobanurira kubaho kabiri ni iki, ni gute. Uyu munsi niba uri guhumeka uriho. Uyu munsi turacyari muri manda yo kubaho kw'ibintu byose. Niyo mpamvu uzabona ufite inzu n'umuntu utaragera muri Yesu akaba ayifite. Ukabona ufite imodoka n'umuntu utaragera muri Yesu akaba ayifite. Niyo mpamvu umuntu afata imbunda akarasa bikemera. Impamvu arasa bikemera n'icyo arashe kigapfa, ni uko manda ya rupfu ikiriho. Hari igihe rero kizagera tubeho bwa kabiri. Ejo nagusobanuriye gupfa kabiri icyo ari cyo muri episode ya 41. Ushobora kuzafata umwanya ukongera ukayumva, isobanura neza gupfa kabiri nk'amakara icyo ari cyo, ko abantu batizera Yesu bazapfa kabiri. Uyu munsi noneho, haleluya, nkuzaniye topic ivuga ko umuntu wizera Yesu akajyaho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu azabaho noneho kabiri. Uyu munsi rero turiho, ariko turiho mu buryo butuzuye kuko turi mu isi icumbi, isi iraducumbikiye. Niho Imana iba yidushyize by'agateganyo. Nyuma y'ubu buzima rero uko twitwara duhangana n'ibintu bitatu Satani turwanyisha, ngiye kukubwira tukabitsinda, ari byo bigize guverinoma ya Satani. Hari ubuhanuzi bw'ikinyoma, ugahangana nabwo ukabutsinda. Harimo n'abashukanyi ukabatsinda, bigushuka ngo ujye mu byaha ukabitsinda, amajwi ya Satani ukayatsinda. Hari antikristo, abantu bahakana Yesu, bakagira ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, batakimuvuga no mu izina, bamurwanya.
hakaba na Satani. Abo rero uko uhangana nabo ukagenda ubatsinda, ukiranuka wizera Yesu, ukabatizwa ukajyaho ikimenyetso cy'amaraso, igihe kizagera manda y'urupfu ihagarare, manda ya Satani na guverinoma ye ihagarare. Icyo gihe ubutegetsi buzaba busigaye ari ubw'Imana. Reka dusome igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 9 ku murongo wa 2 tugarukire ku wa 4. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 9 murongo wa 2 tugarukire ku wa 4. Ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini, izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi. Icyo ni kimwe, cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo, akira ijambo ry'Imana. Nzindutse nkubwira ko isumbwe Bibiliya ivuga muri Yakobo ari ukubaho kabiri. Ukabaho hano ku isi, ukarya, ugatunga iyo nzu, ugatunga iyo modoka, cyangwa ugakodesha ukabasha kwishyura ubukode. Ariko noneho wamara kuva mu mubiri ukajya mu ijuru, ukabaho, ugahunga umuriro utazima, ukajya mu gitabo. Mu ijuru hari igitabo cy'ubugingo cyandikwamo abantu babatijwe bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, ariko hariyo n'igitabo cy'imirimo. Ubugingo bwawe n'imirimo bigahuzwa, ukagororerwa, ugahabwa amakamba. Iryo ni ryo sumbwe, igihembo nyamukuru cy'ubugingo ukazagifata, ukabaho iteka ryose. Hano ku isi rero abantu boshywa n'umubiri, birirwa basambana, bakora ibyaha bitandukanye, biba, bashukana. Igihe kigiye kuzagera nk'uko Yohana yabihishuriwe. Ejo nitugirirwa umugisha nzakuganiriza ku gitabo cy'ibyahishuwe nagukoreyeho samari, nkubwire ibi Yohana yabonaga byose ni ibiki, bivuze iki, ku mukristo birasobanura iki. Ariko muri iki gitondo nashatse kukubwira ko kwishingana mu maraso ya Yesu, ukizera Yesu Kristo, kuko ari we nzira yonyine n'ukuri n'ubugingo bikujyana mu ijuru, ugatsinda guverinoma ya Satani ukiri ku isi, bizakubashisha kubaho. Hari igihe kizagera rero pawa ya Satani akayakwa, pawa y'urupfu rukayakwa, imbunda ntibigikora, amafaranga ntabe akigira icyo akora. Hari korali y'Abadiventiste yaririmbye ngo nyamara igihe kigiye kuzagera amafaranga atagaciro kayo, izahabu nyinshi zijugunywe, ntihagire umuntu uzirwanira cyangwa ngo azitore. Abantu ntibagire inyota yo kujya ku kazi. Icyo gihe kizagera, urupfu rwakwa ijambo. Icyo gihe kizagera aho umwana w'intama w'Imana azahagarara mu kirere, agahumeka umwuka, agatwika abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, abantu bagapfa bwa kabiri, gupfa impfu ebyiri. Mu gihe abizeye Kristo bakamwiringira bazaba bari kubaho iteka mu ijuru banezerewe. Nguhaye ikaze mu cyigisho cyiza kikubwira ngo kwizera Yesu Kristo ukihumeka, ukiriho, ukimenya gufata imyanzuro, ukimenya kurya, ukimenya gushyiraho agasenda, ukareka inzoga, ukareka ubusambanyi, ukareka ubusinzi, ugahinduka ukizera Yesu Kristo, bizaguha kubaho kabiri. Uyu munsi ubeho, n'ejo uzabeho mu bwami bwo mu ijuru, bane n'umwami wawe, igihe abanyabyaha n'inkozi z'ibibi n'abibone bazaba bashya. Iki ni cyo twita isumbwe dusanga mu gitabo cya Yakobo mu isezerano rishya. Nicyo turusha abandi. Ntabwo icyo turusha abandi ari amafaranga, nubwo Imana igiye aduha tujya tunabishima mu Imana. Haleluya. Ntabwo ari amazu, nubwo Imana igiye aduha tujya tunabishima mu Imana. Si amakote n'imyambaro n'ibitenge, si amadegrees ahanitse. Icyo turusha abandi ni uko abantu bizeye Yesu tugakiranuka, twahawe isumbwe, twicaranye hano ku isi, aribwo tugenda turirimba ngo burya tugenda n'ibanga. Umwuka wera n'ibanga, ijambo ry'Imana n'ibanga, kumenya gusenga n'ibanga, kumenya kujya guterana n'ibanga, kumenya kutandura no kutandavura kuri mu isi n'ibanga, kuko uba uri kugenda utsinda guverinoma ya Satani, y'umuhanuzi w'ikinyoma, umushukanyi, umucanzi, umubeshyi, ugushuka ngo uce inyuma y'umugore, uce inyuma y'umugabo, wanga abana wabyaye, udivorce, uba umutsinda. Kandi ubutsinda antikristianism, abantu bahakana Yesu,
imyuka yateye ihakana Yesu n'imbaraga ze, ubutsinda Satani n'ibishuko bye. Ibi rero uzabihemberwa kubana n'Umwami Yesu mu ijuru, kandi ubiherwe kubaho iteka, ubwo abandi bazaba bapfa bashya bakongoka ureba. Akira neza ijambo ry'Imana, akira kwirirwa unezerewe niba warakiye Yesu, akira guca bugufi no kwihana kubwira ijambo ry'Imana nicyo riziye, ni wowe riziye, ni wowe rishaka. Emera uhinduke, emera uhunge urupfu rw'iteka. Ni karibu mu isengesho. Mana Data wo mu ijuru, turagushimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho, muri aya masengesho y'iki gitondo. Twambika imbaraga abantu bawe gukiranuka, babarira abantu bawe ibyaha. Uyu muntu afashe umwanzuro wo guhinduka, mubabarire. Uyu muntu yarakwakiriye, yiyemeje kuva mu ntege nke, akazingatira cyangwa agakomeza ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, kuko iyi niyo tike yo kwinjira mu bwami bwawe. Izi nizo mbaraga zo kuzura umwuka wera. Iyi niyo nsinzi tukiriho mu isi tukajya turindwa nawe. Amaraso ya Yesu ajya agenda mu binyabiziga tugendamo akaturinda. Amaraso ya Yesu ajya duherekeza iyo dutashye tugiye mu ijuru. Azaturinda gupfa kabiri, aduheho kubaho bwa kabiri, ahubwo tujye twabaho neza tunezeranwe nawe. Ndagushimiye, umugisha abantu batwumva badukurikira, kiza abantu indwara, kiza abantu ibibazo bitandukanye, kemura ibibazo by'abantu, ibyifuzo by'abantu, imibereho ya buri munsi uturengere, kuko ni wowe twahisemo kwishingana muri wowe ngo ujye ubana natwe. Nk'uko wakijije Abisiraheli Gosheni umurimbuzi, ntabice, aba ari gutanga umugisha kandi ushyigikira igihugu cyacu. Tubeho, itorero ribeho, ivugabutumwa ribeho, amahoro abeho ku bantu badukurikira. Ndagushimiye kuri kumwe natwe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it